nk'uko bisanzwe muri kumwe na executive chef w'Akagera Villa Bistro. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo bugera muri burindwi butandukanye bwo guteka ndetse mu buryo wabikorera n'iwawe. Uburyo bwa mbere tugiye kubereka uburyo ki ushobora gukora icyo bita chicken nice face burger. Ikintu cya mbere ugomba kuba ufite umugati wa burger. Uyu mugati ufite amagarama 120 uyu tubita burger. Ikindi cya kabiri ugomba kuba ufite icyo bita igitunguru. Iki gitunguru ugomba kuba ugifite. Igitunguru kimwe kirahagije, nta rwo wagikoresha cyose. Igitunguru gishobora gukora nk'uko abantu batatu bane. Ikindi cya gatatu ugomba kuba ufite urunyanya rumwe ntiwarumara. Urunyanya rumwe byibura rukorera abantu batatu cyangwa bane. Ikindi cya kane ugomba kuba ufite icyo bita lettuce mu Kinyarwanda, muraga mwihangana. Ndo Umwongereza nkaba n'Umufaransa, ndumva rero biraza ko ariko ndagerageza. No kuvuga ngo leti ugomba kuba ufite leti nziza ndetse wakoreye n'amasuku nziza mu buryo ikibabi kimwe kirahagije ku muntu. Noneho koko ni nice face, wongeramo akantu bita kokombure. Urugero kokombure ushobora kuza ugakata uduslice urabona ko tuduslice ubona turi ronde, uduslice tugeze kuri tune turahagije mu gihe ugiye gukora icyo bita Akagera nice face chicken burger. Ikintu utakwibagirwa, urumva ko harimo chicken, ugomba kuba ufite icyo bita chicken. Iyi chicken ni iyo bita bondi bonne femme, iroroshye cyane, nk'iyo twavuga se icyo bita nk'inka yaba ari fillet, urayikubita neza ukayirambura mu buryo kaba koroshye, abandi harabakita ngo ni bonne femme. Noneho igikurikiyeho wa mugati wacu turawufata tukawusingamo kabiri. Kubereka nabyo bigenda, urawufata ukawusingamo kabiri. Wamara kuwusingamo kabiri ufite ikintu bita mayonnaise na ketchup. Ibi iyo tubivanze nibyo byari icyo bita sauce cocktail. Ukora gutya kayiko tubiri, arabana kundira mayonnaise. Noneho kazana icyo bita ketchup ukoresha iyo ushaka. Arabakunda American, arakunda n'iyingi yo muri Afrika, buri wese ashobora gukoresha iyo yumva ashoboye. Noneho ibi dukoze ushobora no kwivangira mu kaboro runaka cyangwa se ukabikora nk'uko mbikoze ndimo bereka. Ibi iyo urangije ufite icyuma cyawe nicyo kibikora neza, ngira ngo ukavanga. Iyi ngiyi niyo twita iyo bivanze mayonnaise na ketchup. Ibi bintu nibyo bita sauce cocktail. Biraryoha ibi bintu, ngira ngo biraryoha cyane, nicyo twita nice face Akagera chicken burger. Iyo urangije kugira ngo wirinde no kugira ibintu byinshi, umunsi nabwiye ko ndabigisha ibintu byinshi, turagenda dufunga twongera tukabisiza ku murongo. Hano dufite akarima k'igikoni, vegetables hano turahari, mugaza kwirana kugira ngo byose mugende mubireba. Uravanga kabisa mu buryo umuntu ayirya akaza neza. Ubu hano aho tugeze ahantu dushira icyo bita leti. Za leti nk'uko nabibabwiye, shyiramo leti nziza. Rwose nta muntu ugomba kugira akarima k'igikoni mu buryo mboga nk'izi zibanze ugomba kuba uzifite. Aha niho hahita hajya za pieces za tomatoes. Ko piece ebyiri eshatu ubundi ziba ari eshatu, ariko ahangaha kumukubitamo n'akabonus abantu bikundira urunyanya bakashyira ahangaha tugeze ni ya bonne femme chicken. Donc ubu tayari ufite n'ipano ya iri marinated. Noneho ubu ufite umuriro ukayiteka iminota itarenze 3. Uko iyi marinade icyo yakoze yayihishije rwose, ubu nta kintu. Noneho iyo tumaze kuyikora turaza tukayishyira hano, tukazana none icyo bita igitunguru. Kenshi rwose igitunguru cy'umutuku ni ingenzi, icyo gikora nicyo kivura. Igitunguru ntashikariza abantu kuyakoresha mu gitunguru cyane. Ushobora gushyiraho cya gitunguru.
ubu turimo tugishira hejuru ya nyama y'inko. Iyo bimeze gutyo dufite icyo bita ham. Iyi ni ya beef ham ya murimo razibona. Aha ngaha uraza noneho ugashyiraho, ushizeho noneho ham. Urabona ko pieces ebyiri zirahagije. Byarangira hano urongera ukazana ikintu bita kokombre kandi aha naho niko bijyongera bikaza. Iyo bimaze kujya hano ushozana noneho ikintu bita fromage ariko iri marinated no gufata fromage ukaziyezaho gatoya. Hari n'abayikunda ari mbisi kugira ngo iravura cyane, iyo ari na mbisi ivura hangover. Kano pieces ebyiri cyangwa eshatu bitewe n'umuntu ukunda kurya. Hano uraza ukayishyiraho, wamara kuyishyiraho noneho hano ushobora guhita noneho wongeraho urunyanya kugira ngo ibintu byawe bize gusa neza. Urunyanya bitari byinshi, piyese ebyiri cyangwa se eshatu. Iyo bimaze kugenda gutya ufata igi ryawe rimwe ryonyine rirahagije. Igi rimwe urarifata ukarikubita mu gasahani, ugashyiramo akunyu gakeya, ugashyiramo ka white pepper. Warangiza wamara kurangiza ukamenera ku ipanu ugakora kareti koroheje gatoya ugashyira hejuru. Noneho wamaze gushyira hano hejuru ushobora kongera agaforomaje gakeya kugira ngo bize kuba bifashe. Hanyuma ukabona ushyiraho icyo bita kuveri yo hejuru. Noneho iyi ngiyi ibibaye icyo bita Akagera chicken burger nice face. Murakoze, nashaka kugira ngo mbereke nuko nguko chicken burger nice face ikorwa. Wangiza ugaterura wateguye isahane ufite mise en place ukayiterekaho. Iyigendana n'ikintu mwibagirwe, ibiryo byose biba bigomba kugira accompaniment. Bikompanye yabyo nicyo bita chips. Ukata udufiriti neza, ukata udufiriti duhagaze neza, hanyuma ukaba ibiherekeza. Iyi ni chips. Noneho uza kugenza gute, uza kongeraho ugashyiraho isahane kugira ngo igende yambaye. umeze neza nizere ko bitatinze.
ariko mutanga serivisi nziza nanditswe biri gutwara amasaha murakoze cyane twebwe serivisi iminota twarwaye aba ari iyo ese usa neza byose iyi mbaga yo ni special akagera sio kama bisimo yitwa Akagera nice face burger muryoherwe rero ni ibirimo utuntu turi special cyane cyane mushaka kumenya details zose ziri gato tunabwire n'inshuti zacu nazo ziri zimwe okay rero ndumweka tambabwire chef azabasobanurira kimwe cyose cy'umwihariko w'iyo mbaga yacu okay merci excuse me nimeka mutaka yego biranga no kunyura tukubwira ariko twagira ngo gihe bakana naza nshimira nawe iryo yumva ambwira ko ari special itandukanye n'iza chef uyandane ariko ikibazo turi hano ku bwanyu ntago ari ukundogoye njye nsanzwe n'umukira wayo iyi mbaga narende ikunda nuko ntazanushyira wageze hirya namugaga rero ko ari special itandukanye n'izahani tujya turya ntabwo ari kubyumva ndagira ngo mfashe amenye ibintu biri muri umuntu narya mbaga yo mu Kagera amenye ibintu bagiye gukora murakoze cyane igihe cyose mwagira ikintu mukenera rwose turaha rero mba ngendeye executive ariko hari n'abakozi ariko ndi byiza ko ngewe mba nizi kugira ngo mpore namwe ni byiza igihe cyose rwose mwamuri na hano mwambwira mukatuma nawita kandi sore kuba tugukuye mu kazi turi hano ku bwanyu turi hano ku bwanyu ibintu birimo iyi ngiyi ni specialty yacu mu by'ukuri hari amabaga abaho ariko wenda abantu kugira umwihariko twebwe by'umwihariko iyi ni niko yitwa Akagera nice face ubu noneho mwebwe ziratandukana hari igihe yaba classic ariko mwebwe babahaye chicken urumva tugira ubwoko iyo ni chicken Akagera nice face chicken harimo chicken uvuga ngo tugira breast ntabwo gusa ya nyama ngo tuzi inyama ngo tuzisye ukuntu umuntu azirye yumva zabaye donc zinyerera cyane ko inkoko zo muri ino minsi ziba wenda abantu batiyororera ugasanga ni inkoko zitanu zigeze twebwe inkoko twe turaziyorora icyo twavugaho ariko dufata breast muri gufata breast turayirambura noneho tugakora marinade burya buri nyama zose zigira marinade dukora marinade noneho nyuma tugashyira ku ruhande twarangiza tugafata hamu harimo hamu y'inka harimo foromaje yabaye marinated yameritinze donc yayenzeho kugira ngo ibashe koroha noneho hakabamo vegetables harimo ka kokombure harimo umureti wabonye harimo n'umureti uri woroheje usiho umureti ukuntu tuwukora gukora umureti wawe usanzwe nk'uko abantu babikora hari vitamine burya uba utwitse ukoze ku nzu uyu mureti dukora ni umureti bita Sunny-side up yo kuntu nayo nayibabwira kugira ngo muze wishobora no kwitegura muri mu rugo ukibaze ngo Sunny-side up bambwiye ijyamo muri baga yego ijyamo yiteye bimeze dufata ipanu yacu tukayitunganya iyo tumaze kuyitunganya rero dufita tumeneraho igihe dushaka dufata twiza twa oliva ihagije noneho dukeya tukameneraho igihe tutari kuzi noneho uriya muhondo wo tuwuterura hashya umweru noneho umuhondo wakomeza ukagaragaramo nk'ijisho
iyo sunset tukayiterekamo, twarangiza ya nkoko irimo ya hame irimo kokombure, leti, urunyanya, twarangiza tugakora sosi yitwa cocktail sauce. Cocktail? Yego. Cocktail nayo nzi ko ari iz'amayoga gusa. Oya, urumva aba amasosi ashyushye n'amasosi akonje. Iyo cocktail sauce iba mu masosi noneho yo akonje. Amasosi akonje iba igizwe na mayonnaise, kandi tugakoresha American ibanza. Mayonnaise tukongeramo ketchup. Iyo bivanze na vinegre n'akarusho ushobora gucukingamo utunguru dutoya tw'umutuku, iyo ngiyo ukayishyiramo iba rwose cocktail sauce nziza. Tukayisigamo rero, dusiga igice cya mbere, tugasiga n'igice cya kabiri. Iyo rero tubona ko umukati ukomeye cyane, dushobora kuwushyira muri grillade hariya, umugati ugasa nkaho ukomeye, ugasiga ntusige mwayivuye. Kandi tubashimiye ukuntu mwatuganye mukirengagiza kujya ahandi hose, mukaza ahangaha mugahitamo kwiyakirira kuri mwacu. Murakoze, biryoshye namwe murakoze. Ni ukuri urakoze ku gihe cyawe pe. Oya, turi hano ku bwanyu, kandi ikindi turi ku mbuga nkoranyambaga zose turahari. Umuntu aba akeneye yahita ababona byose cyane. Wandikamo nk'urugero kuri YouTube, wandika ngo Akagera Villa Bistro, urasanga serivisi dukora zijyanye n'amahoro. Buriya abantu bashaka no kuryama barabukinga mu Kagera, tukabafasha kuba neza na serivisi yo kuryama, nubwo ntabwo dutaha. Guys, nta bintu byinshi murabizi, wowe reba kuri screen yawe nomero ziriho, kandi unashaka kumenya byinshi, kureba amavideo, nawe ushobora kuba ushaka kwiga guteka, byose ibyo urabisanga kuri YouTube channel ya Akagera Villa Bistro. Instagram nuko, Facebook, simubona kuri TikTok nuko. Guys, ciao, ibindi byose wegerayo ubundi uzadushimira nyuma. Muze tubaye subscribe kandi mukore na share.